Ibaze kuvuka uri umukobwa ugakura uzi ko uri umukobwa ariko wamara kugira imyaka 26 bakakubwira ukuntu utari umukobwa ahubwo uri umuhungu. Njye nababeshye, iyi nkuru ni ubwa mbere nyumvise, ni ubwa mbere numvishe ibintu nk'ibi ngibi. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze aho muherereye hose, muze munyandikire muri comment mumbwire aho muri kureba muri. Nimba uri mushyashya ndakwinginze ndagusabye unkorere kuri subscribe, utere comment, unasharinge ku nshuti zawe zose zizikunda inkuru. Kandi muze twumve ikibazo cy'uyu mwana, nimba wumva hari ikintu wamufasha, nimba wumva hari inama wamugira, uyimusigire muri comment, uraba umufashije rwose, kuko nawe ikintu yifuza arifuza kumenya nimba iyi situation arimo ubuzima bayeho hari abandi bantu babubayeho, uku kuntu ameze nimba hari abandi bantu bameze gutya. Ni umwana w'umukobwa rero yaranyandikiye arambwira ngo afite imyaka 26, yaravutse avuka nk'abandi bana bose, akura bisanzwe, ngo ariko ageze imyaka 13 ntabwo yigeze abona period nyine nk'abandi bakobwa bose bari mu gihe cy'ubwangavu. Nyine ubwo ntabwo yigeze ajya mu bihe bisanzwe nyine ibingibi aba bakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu bajyamo, we ntabwo yigeze abijyamo. Noneho ngo yarategereje ageze imyaka 14, ariko ubwo mwebwiye mama we, mama bamubwira ko bategereza akagera 14. Yageze 14 nabwo nibyaza, mama we ngo bajya kwa muganga, mama bamujyana kwa muganga. Ngo bageze kwa muganga, muganga babwira ko shobora kuba ari ikibazo cy'imisemburo, ngafite imisemburo mikeya, bishobora kuba ari cyo kibitera nyine kuba atabona period nk'abandi bana bose. Umwana ngo yaraje abaho ngaho, ariko muganga babwira ko bagomba gutegereza igihe kizagera bize, nyine babwira ko igihe kizagera bikaza. Umwana ngo babaye aho ngaho ariga, arangiza kwiga ibyo bintu bitaraza na rimwe. Nuko yarangije kwiga rero umwana ngabona akazi, abonye akazi ajya mu kazi arakora nyine bisanzwe nk'abandi bana bose bishakisha. Muri ako kazi rero ngo yaje guhuriramo n'umutipe, ngo barakundana, bakundana imyaka 4. Iyo myaka 4 rero ishize, ngo umutipe yaje kumuporopoza amusaba ko babana. Umwana ngo ntiyamuhakanira kuko ati nanjye naramukundaga pe. Ngo umutipe ngo baza kwiganira biraho, kwa kundi nyine abakundana baganira. Ngo baraganira, umutipe aramubwira ngo reka tuzipimishe, ngo ziko ngo hari abantu ngo bajye babana ngo ariko kubyara bikanga, ngo kubera wenda imiterere yabo, ngo kubera imiterere yabo. Umwana amugatuke nta kibazo, yumvaga nyine ngo nta kibazo, ariko mu gihe icyo kibazo yari afite cyo kuba atajya mu bihe yari yarakimubwiye. Umutipe rero amusabye gutyo, umwana aratekereza ati wenda ntibiranamubwiye by'uko najya mbona period, buriya nibyegira ngo confirme. Ariko umwana akaba yarabagaho ku cyizere avuga ati uko byagenda kose igihe kizagera izo period ziza, kandi n'abaganga ngo niko bamubwiraga. Igihe rero ngo baripimisha, ngo bategereza ibisubizo by'umweru 2. Bya bisubizo byaraje biza bigaragaza ko uwo mwana w'umukobwa ari umuhungu, ngo afite uturemangingo twinshi tugaragaza ko ari umuhungu. Ngo ibisubizo yabifungura iyo ari kumwe na sheri, ngo barabireba baraseka, nyine barabiseka vuga ibintu bitanabaho. Mbabarira umbwire nawe ibaze kubura aho ngaho uzi ko uri umukobwa, ariko igihe kikagera ukumva ngo ntabwo uri umukobwa ahubwo uri umuhungu, nawe ubwawe urumva bisekeje, wakumva bisekeje nyine. Ngo barabisetse barabyihorera bakomeza baba aho ngaho. Umutipe afata irembo, imyiteguro yo kwirabandanya, ariko umwana w'umukobwa we nyine yumva akantu ku mutima. Igihe kiragera aratekereza ati reka ubukwe bwabo ngo bwari byegereje, yambwiye ko bari bafite ubukwe mu kwa 8. Ibyo bintu ndi kubabwira byabaye mu kwezi kwa 5, mu kwa 5 kunguku turangije. Umwana w'umukobwa ngo aravuga ariko ubundi nanjye uwakongera nkipimisha, ubundi biriya bintu bambwiye ni ibiki? Nyine yumva akantu kamukomanga ku mutima. Umwana ngo yaragiye atanga ibizamini, amaze gutanga ibizamini kugira ngo confirme nyine. Ibizamini biza bivuga ko akongera ubundi bya mbere byavuze. Umwana arabwira musaza nyine, noneho ahita abibwira uwo mutipe, aramubwira tuzi ko nanjye nashatse kugira ngo nongere nsubiremo ibizamini ndebe nimba biriya bintu uko bimeze, nyine ndebe nimba batarambeshye, nkasanga ibizamini bimbwira nka biriya byari byatubwiye ibya mbere. Wumve ko ngo yagiye no kwa muganga hatandukanye, bamubwira nyine ko afite uturemangingo tw'abagabo. Noneho ibyo ngibyo ntabwo biteye ubwoba, wenda ushobora kumva ngo ufite uturemangingo tw'abagabo ukumva nyine ni bisanzwe, ariko ibaze ko basanze nta nyababyeyi agira, ntayo afite.
nta mura afite. Ibyo bintu nyine bamubwira ko ari uko ameze, nta nyababyeyi bibaho, bavuga ko bibaho, ngo ari ibintu bisanzwe bibaho. Umwana w'umukobwa rero yaraje ngo abibwira sheri we, amubwira ukuntu ibintu bimeze, ariko ntiyamubwira ko bamubwiye ko nta nyababyeyi afite. N'iki yagira ngo yambwira ati nagira ngo mbanze ndebe ukuntu yakira byonyine ibyo bintu. Nuko umwana amaze kumubwira ibyo bintu, ngo yarategereje, haciyemo 2 weeks, haciyemo ibyumweru 2, arongera amubwira bya bindi, aramubwira tuzi ko banambwiye ko nta nyababyeyi mfite, nta n'umura mfite. Umutipe nkamwereka ko abyumvisha, anamuhumuriza, aramubwira ati hangane, ni ibisanzwe nyine, ubwo tuzareba uko nigoro twabigenza. N'iki ubwo ngubwo famiye ziri kwitegura ubukwe ku mpande zombi, ku muhungu no ku mukobwa. Umutipe yaragiye, hashiye n'iminsi 2 ahita akuraho telefone, umwana aramubura, umukobwa nyine aramubura, biramucanga, aratangira akajya amwandikira ahantu hose, umutipe aramwihorera. Umukobwa rero ngo yaje kujya iwabo n'umusore, aragenda ngo ajya kubabwira uko ibintu bimeze. Wa mutipe yababwiye ko ibye nawe byarangiye, ngo yabasabye ko bahagarika imyiteguro, ibye n'uwo mukobwa ngo byararangiye. Umwana rero ngo araza abibwira iwabo nyine, iwabo aravuga ati mureke kwitegura, mureke gukomeza gutanga amafaranga, ibintu umutipe yabivuyemo. Ni ukuri bino bintu biragoye cyane, sinzi nimba ninjye uri kubyumva gutya, ariko rwose nyanumvishe bigoye. Ndibaza ko iyo umuntu ari mu kigeragezo cyo kubura urubyaro cyangwa kubura umwana, ko aba yizeye ko isaha n'isaha Imana yazamukorera ibitangaza akabona uwo mwana, akaba yizeye ko niyo bitaca mu buryo buri natirere, basi hari n'ubundi buryo byacamo akaba yabona uwo mwana. Uyu mwana we yizera iki mu by'ukuri? Nyine njye icyo ni ikibazo nibajije, yizera iki koko? Basi wenda nibyo ngibyo tubireke. Se uyu mwana ejo hazaza he hameze hate? Njyewe inama yanjye uyu mwana namugiriye, n'ubu namugira, ni uko rwose yakwegera Imana agasenga, kandi akanegera n'abantu bamukunda, famiye n'abantu bamuri hafi. Ni ukuri bagerageze bamwiteho, bamuganirize, nyine bamube hafi, kuko uyu muntu akeneye abantu, akeneye kwegera Imana cyane, akegera n'abantu, kuko iyi situwasiyo iteye ubwoba. Iyi situwasiyo nta nubwo imenyerewe cyane mu bantu. Rero ngewe inama yanjye namugira ni uko yakwegera abantu, akaganiriza abantu cyane, kandi agakora n'amarisaje cyane, nyine akamenya ibyo bintu ukuntu bigenda n'iki. Ngaho nguko rero, nimba wankurikiye kugeza hano wumve ko ngushimiye cyane, ndongera ndagusabye untere inkunga, unkorere subscribe, utere komenti, umbwire ukuntu iyi nkuru yumvishe, ubwire n'uyu mwana icyo yakora. Naho ubutaha rero mu kindi kiganiro, ndagushimiye, ndabakunda cyane.